Ndabasuhuje ni kwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze guys, nkuzaniye amakuru arimo kugenda acaracara mu bihembo bya MTN iwacu Festival 2026. Abenshi barimo kwibaza ati ku rutonde ngaruka mwaka wa 2026 nukubera iki The Ben Bruce Melody batagaragaye ku rugo rutonde rw'abazahatanira ibyo bihembo no kuririmba muri ibyo bitaramo bya MTN Festival ya 2026 hano mu Rwanda. Amakuru menshi uraza kuyamenya hano ku Rumuri TV 250 agiye atandukanye nagiye avugwa mu bitangaza makuru yose turababikiye hano ku Rumuri TV 250. Nje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze guys, ndakwibutsa gukanda subscribe ukande like, ni ibintu byiza cyane. Kurikira amakuru agiye atandukanye ku bihembo bya MTN Festival 2026 n'abahanzi benshi bazayiririmbiramo cyangwa se kuyitaramiramo hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko izaririmbwa mu turere tugiye dutandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abahanzi bamwe bamaze gutangazwa bazaririmba mu bitaramo bya MTN iwacu Music Festival ya 2026 harimo abakurikira. Abahanzi bazatarama mu bihembo bya MTN Festival ya 2026 kurikira hano. Ku mwanya wa mbere tuhaza gusangaho umuhanzi mwiza cyane Ken Solo, akabazaba ataramira muri ibyo bihembo bya MTN Festival ya 2026. Tuhaza gusangaho undi muhanzi mwiza cyane Kevin Kade, nawe azatarama muri ibyo bihembo bya MTN Festival ya 2026. Ku mwanya wa gatatu tuhaza gusangaho umuraperi mwiza cyane Bushari Bushido. Ku mwanya wa kane tuhaza gusangaho umutegarugori mwiza cyane mwakunze muri benshi hano mu Rwanda Bwiza. Ku mwanya wa gatandatu tuhaza gusangaho Ruti Joel. Ku mwanya wa karindwi tuhaza gusangaho Kivumbi King, nawe amenyerewe cyane mu bahanzi b'abanyarwanda bakunze kuba baririmba mu bitaramo bya MTN Festival iwacu Music ya 2026. Aba ni bamwe mu bahanzi bakomeye mu muziki nyarwanda bazasusurutsa abafana mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Uturere ibitaramo bizaberamo biteganyijwe ko ibi bitaramo bizagaruka mu turere turindwi tw'u Rwanda harimo Huye, Ngoma, Nyagatare, Karongi, Muhanga, Musanze, Rubavu. Amakuru mashya, Kevin Kade ni umwe mu bahanzi batangijwe bwa mbere kandi ni ubwa mbere azaba aririmbye muri MTN Festival iwacu Music ya 2026. Ken Solo awe azagaruka muri ibi bitaramo inyuma y'imyaka 2 atagaragaramo, aho aherukaga kuririmba muri 2025. Ibi bitaramo bya MTN Music iwacu ni bimwe mu bitaramo bikomeye mu Rwanda bigamije kwegera abafana mu ntara no guteza imbere umuziki nyarwanda. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Dukande subscribe, dukande like, share, comment, ibintu byiza cyane. Ndabakunda cyane.